Ikaze nanone mu kiganiro, ibiganiro bigufasha gutera imbere umunsi ku munsi. Kuri uru rubuga turagenda tukabashakira ubumenyi n'amahame byagufasha mu buzima, bikagufasha no guhinduka mu buryo bwose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gitabo cyiza cyane kiryoshye, igitabo cyahinduye ubuzima bwa benshi ku buryo abakimenye bakagisoma bakacyumva cyahinduye imibereho yabo, ku buryo n'abatari bafite icyizere cyo kubaho cyabahinduriye imibereho, bahinduka abaherwe, mbese abatunzi kabuhariwe. Iki gitabo cyitwa Umukire wa mbere w'i Babylon cyangwa se The Richest Man in Babylon. Iki gitabo cyasohotse bwa mbere mu mwaka w'1926, kikaba cyaranditswe n'umugabo bita George C. Clason. Ni igitabo kigaragara nk'aho kimaze iminsi ku isi, ariko ubumenyi gihetse buracyafite ireme, ku buryo kugeza ubu n'uyu munsi ubikurikije, mbese ukabasha kugisoma ukacyumva, byakugeza ku butunzi, kuko amasomo ari muri iki gitabo aracyafasha abantu benshi kugera ku ntsinzi cyangwa se kugera ku nzozi zabo, arizo kuva mu bukene bagatera imbere, bakigira, bakabaho neza uko babishaka. Reka nongere nkwibutse umutwe w'iki gitabo. Igitabo ubwacyo cyitwa Umukire wa mbere w'i Babylon. Ese aka gace ka Babyloni amateka agaragaza ko ari agace ki, kagizwe n'iki, cyangwa se abari bahatuye bari babayeho bati? Kugeza ubu iyo umuntu yumvise Babylon yumva ari ahantu cyangwa se ikintu kibi kidafite agaciro, mbese giciriritse, ku buryo Babylon ifatwa nk'aho ari igitutsi mu ntekerezo z'abantu, kuko abenshi dufata Babylon nk'ahantu hadafite agaciro, mbese habi, hatari ubuzima. Ibyo byose tubiterwa n'inkuru tugenda dusoma muri Bibiliya. Ese Babylon ifatwa ite? Ni gute yaje guhinduka igitutsi? Reka tubanze twumve, dusobanukirwe amateka ya Babylon. Ikaze nanone mu kiganiro. Babylon wari umurwa w'igihangange wabayeho mu myaka yatambutse, ukaba wari umurwa uherereye aho twakita muri Iraq y'iki gihe. Wari umurwa ufite ubutunzi, mbese abari batuye hafi ya bose bari abatunzi cyangwa se bari abakire. Icyo twamenya ni uko abanyababiloni bari abantu bahambaye b'abahanga, cyane cyane mu mibare ndetse no muri ekonomi, cyangwa se icyo twakwita icungamutungo. Kugeza ubu uburyo dukoresha hafi ya bwose ducunga imitungo yacu, cyane cyane amafaranga, byahereye muri ako gace ka Babylon. Uyu wari umurwa ufite inkuta cyangwa se inkuta ndende, ku buryo bitari byoroshye ko zasenyuka cyangwa se ngo ube wawuvogera uko wishakiye. Ibi birumvikana ko bitari byoroshye ko wakwinjiramo ngo uteze umutekano muke, mbese bwari ubwami bukomeye cyane, aho buri wese atabasha kugera uko yiboneye. Iyo usomye ukumva iby'uyu mujyi, ukumva wari uherereye, biragutangaza cyane, ukaba wakwibaza uburyo bagize kuri ibyo byose, ku buryo Babylon bigaragaza ko bitoroshye kuhabonera ubuzima, cyangwa se bitoroshye ko haba ikiremwa muntu, kuko aha ni ahantu h'ubutayu, ubutaka budahingwa, budafite amazi ahagije, kuko mu kubaho kwabo bifashishaga icyo twakwita irrigation cyangwa se
guca imiyoboro y'amazi kugira ngo babashe guhinga. Birumvikana ko bitari byoroshye. Nk'uko twabivuze haruguru, tugiye kurebera hamwe igitabo cyitwa The Richest Man in Babylon, cyangwa se umukire wa mbere w'i Babuloni. Turaza kumva ubumenyi buri muri iki gitabo, aho bivuga ko cyangwa se bigaragara ko ubumenyi buri muri iki gitabo ari nabwo abanyababiloni bakoreshaga kugira ngo babashe kugera ku butunzi bari bafite. Mbese babashe kuba ahantu nka hariya bigaragara ko nta buzima cyangwa se hataba ikiremwa muntu. The Richest Man in Babylon ni igitabo cyanditswe mu buryo mbarankuru. Iki gitabo inkuru zacyo zigaragaza cyangwa se zivuga ku mugabo witwa Arikadi. Uyu Arikade bivuga ko ari nawe wari umukire muri aka gace cyangwa se muri uyu murwa. Muri iki gitabo hagaragaramo amahame yagendeweho n'uyu mugabo Arikadi kugira ngo abashe kugera ku byo yari atunze, ari nayo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Icyo twamenya cyangwa se icyo buri wese yamenya, ubutunzi buraharanirwa. Icyo byasabaga kugira ngo bugerweho mu minsi ya kera na n'ubu nicyo bisaba. Icyo bisaba nta kindi ni ukubiharanira, ukamenya uko ubutunzi bukoreshwa, uko bushakishwa, ukamenya imikoreshereze yabwo mbere yo kujya kubushaka. Tuzi neza ko akenshi ubutunzi bubarirwa mu mafaranga. Bityo rero mbere y'uko ushaka amafaranga, banza umenye uko akoreshwa cyangwa se imikoreshereze yayo. Tudatinze reka dutangire n'ihame rya mbere riboneka muri iki gitabo. Ihame rya mbere riravuga ngo ku mafaranga wakoreye ugomba kubanza ukiyishyura cyangwa se ukihemba. Ese waba wumva icyo bivuze? Muri iki gitabo babivugaho neza. Muri iki gitabo haranditswe ngo igice cy'amafaranga wakoreye ni icyawe kugira ngo ukigumane. Bivuze ko amafaranga wakoreye yose ntagomba gushirira mu bandi cyangwa se wishyura abandi, kwishyura ibyo kurya ndetse n'ibindi. Aha uyu mwanditsi arashaka kuvuga ko ku mafaranga wakoreye nibura ugomba gukuraho 10% rikaba iryawe mbere y'uko utekereza ibindi. Hanyuma ibisigaye ubikoreshemo 90%, kandi ayo mafaranga wihembye cyangwa se wabitse ugomba kuyabika kure ku buryo udashobora kuyakoraho kugeza agwiye cyangwa se abaye menshi ukayakoresha iby'umumaro. Ayo mafaranga wabitse cyangwa se wihembye si amafaranga yo kugura ibijyanye no kwishimisha, harimo imyambaro, telefoni se n'ibindi bidafite inyungu z'igihe kirekire. Ahangaha icyo twamenya ni uko aya mafaranga wihemba cyangwa se ikigero cy'amafaranga wihemba kigomba guhinduka cyangwa se gishobora guhinduka bitewe n'amafaranga winjiza. Bityo rero mbere y'uko ugira icyo utangaho amafaranga, banza wihembe. Itandukaniro riri hagati y'abakire n'abakene ni ukumenya iri hame ndetse no kurikurikiza. Ikigaragara ni uko igihe cyose wisanga amafaranga yawe ashirira mu kwishyura gusa, naho uba utandukaniye n'abo cyangwa se n'abo ngabo wishyura. Icyo bishatse kuvuga ni uko uba umeze nk'umucakara wabo, yewe nta naho uba utandukaniye n'umucakara. Umwe ufata amafaranga agashirira mu byo yambaye, mu byo yariye,
ndetse n'ibindi. Isomo rya kabiri riravuga ngo ntugomba kubaho ubuzima buri hejuru y'uko winjiza. Ibi bishatse kuvuga ko ugomba kumenya uko ukoresha amafaranga yawe cyangwa se ubutunzi bwawe. Nk'umuntu ushaka kugera ku butunzi ntagomba gukoresha amafaranga y'umurengera, mbese atangana nawe yinjiza. Ndabizi hari abahise bibaza bati ubundi se wakoresha ayo utabonye cyangwa se utabashije kubona? Aha munyumve neza, hari abantu bakoresha amafaranga babonye bikarangira ashize, ugasanga afashe n'amadeni. Yewe wanareba neza ukabona ko ayo madeni atarakenewe, mbese atari ngombwa. Icyo twamenya neza ni uko byinshi twibwira ko dukeneye byose biba atari ngombwa cyangwa se biba bidakenewe muri icyo gihe cyangwa se mu gihe kimwe. Yewe na byinshi tunabigura tugendeye ku marangamutima yacu cyangwa se ku byifuzo byacu. Iyo narebye neza cyangwa se ugashishoza, usanga nta n'icyo byongera ku buzima bwacu, ku buryo dushobora no kubaho tutabifite. Icyo twamenya kugira ngo ubashe gukurikiza iri hame ni uko ubanza kumenya igikenewe, ukabasha kumenya icy'ibanze cyangwa se icy'ingenzi. Ukibaza uti ikidakenewe ni ikihe se, cyangwa se igikenewe ni ikihe? Kubaho munsi y'ubushobozi bwawe cyangwa se munsi y'umushahara ni ryo somo twakura muri iri hame. Ihame rya gatatu riratubwira riti kora ku buryo amafaranga agukorera. Kuri iyi ngingo ndabizi ko abenshi muhise mwibaza uko amafaranga yagukorera kandi ari twe tuyakorera cyangwa se ari twe tuyashaka. Niba mwibuka neza, amahame abiri twabonye ni amahame agufasha ngo ubashe kubona igishoro cyangwa se ugere kuri ayo mafaranga. Iyo umaze kuyabona, kuyabika gusa ntibihagije. Icyo usabwa ni ukuyakoresha kugira ngo abyare andi. Mu gitabo turi kuganiraho cyitwa The Richest Man in Babylon cyangwa se umukire wa mbere w'i Babylon, Arikade avuga ko ugomba gushyiraho cyangwa se ugomba gushora amafaranga yawe mu buryo cyangwa se mu nzira nziza. Ibi bishatse kuvuga ko amafaranga yawe ugomba kuyashora mu byo ufiteho ubumenyi bw'ibanze. Urugero, niba ushaka gushora amafaranga yawe mu buhinzi, ugomba kuba ufite amakuru y'ibanze cyangwa se amakuru afatika ku bijyanye n'ubuhinzi. Bitaba ibyo wahomba, numenye nuko amafaranga yawe azimiye. Ifaranga ryose wabitse ugomba kurishora, kandi n'inyungu ubonye nayo ukayishora. Iyo ubikoze gutyo udacika intege, igihe kiragera amafaranga agatangira kugukorera, akaba umucakara wawe aho kuba umucakara wayo. Wabyumvise neza ko iki gitabo cyahinduye ubuzima bwa benshi, kandi nawe uyu munsi cyaguhindurira ubuzima. Ese ni gute Abanyababiloni cyabafashije bakabasha kugera ku butunzi bungana kuriya kandi bari ahantu hagoye kubonera ubuzima? Ese wakwibaza ngo why not you, cyangwa se kubera icyo ataba wowe? Ubundi se kuki wowe kitaguhindurira ubuzima? Icyo twakwigira kuri aya mahame yose twumvise ni uko nta kidashoboka mu buzima. Icy'ingenzi ni ukugerageza. Tera intambwe ugerageze, mbese mu byo ukora byose wirinde gucika intege. Ayo yari amwe mu mahame aboneka mu gitabo cya George C. Clason, igitabo yise The Richest Man in Babylon cyangwa se umukire wa mbere w'i Babyloni.
Mu kiganiro gikurikira tuzabagezaho andi mahame agaragara muri iki gitabo.